uko byaba bisa kose bikaba biri mu bishyimbo ku ruhande biba ari sawa cyane. Ubwo no kuvuga ngo umunsi uzaba wambere umushyitsi, umunsi nzazi wawe ibishyimbo hafi cyuzazana cyose ibishyimbo bizaba bihari, wazana inyama z'inka cyangwa z'inkoko cyangwa z'ihene ibishyimbo nuko bihari. Yeah man bad man wagwan what's up? Umeze neza. Sawa. Yes. Ariko ndibona ngo ni Kid Gaju. Oh mama baby kutaye umwana, mama baby kutaye umwana, mama baby yo ni Kid Gaju. Yeah man Kid Gaju anga turi nihe ni Huye nyine hafi aho ngaho muri quartier Butare twabasuye so Kid Gaju Butare ko tudakunze kwakubona Butare najo nafite show Butare hari byari byanzanye by'akazi bya music, dufite agashow ejo n'umunsi dufite show, so ariko nifuje kugira ngo suhuze ku bantu banjye naho urabyumva. Ikiganiro ni inganzo n'abahanzi ya Kid Gaju umuhanzi cyane twumvise turirimbira mama bebe twari dusanzwe twumva indirimbo nk'iyo, hari n'izindi dushobora kugenda twumva akapera nyinshi Gabira Gatabi Suzana na Maria ya Maya Karadi, Gabira Gatabi Suzana na Maria ya Maya inganzo turimo turayumva cyane mu nganzo n'abahanzi Kid Gaju. Ariko Kid Gaju abadukurikira bakeneye kumenya urugendo rwa Kid Gaju mu buhanzi. Ese watangiye ubuhanzi ryari, ku cy'ubuhanga? Kid Gaju ni umuhanzi wabigize umwuga, amaze imyaka mike mbigiyemo cyane, ariko navuga ko uyu mwaka turimo turasoza niyo mwaka nabigize nk'akazi, navuga ngiye kubyinjiramo mbikore cyane, abantu bamenye umuziki untunge mugira akazi. So kuririmba natangiye kuririmba ndi umwana muto kugeza uyu munsi, ariko kuririmba as a profession n'uyu mwaka nabitangiye ofete. Ubu Kid Gaju nkureba Kid Gaju ni izina rikomeye muri Kid ngirango Kid ni cyongereza ganje twabyumva ni Kinyarwanda. Fete ushatse kubyumva ni umwana wa Gaju, ariko turareba tukabona ubwanwa hafi aho kandi ngo hari ubwana babwimutse cyane, ariko izina ni Kid Gaju. Kid ni umwana mu cyongereza, ntabwo ari Kid ya indi ya Kid, ni umwana wa Gaju. Man turamo turakomeza. Kid Gaju rero waje muri show, watubwiye ngo muri show ubuze show tuhita twumva ko ari igitaramo. Ibitaramo warangije kubikora cyangwa ari ikirejo cyarangiye, hari n'igikomeza uyu munsi tugiye gutaramira hafi Nyanza hano, tunakomeza dutaha i Kigali. Mutaha i Kigali. I Kigali niho ntuye, niho mu rugo fe. Hanyuma rero hari abantu bakunda kuba abahanzi. Buri wese ashaka ko umuhanzi buri, ntabwo ari buri wese. Bigenda bite kugira ngo umuntu abe kuba cyambere ugomba kuba uri umu entertainer bikurimo, urumva atari babandi babyuka kubera ko wewe ne wabaririmba naho akajya muri studio. Ugomba kuririmba ari iyo mpano ifite kwa hanze cyambere, ni cya kabiri nawe ubwawe ugaragara nk'umuhanzi ugomba kuba uri umuhanzi. Ntabwo kuririmba bihagije kuba ufite ijwi gusa, umuhanzi agizwe n'ibintu byinshi. Umuhanzi agomba kwandika ibintu abantu bakabikunda, umuhanzi agomba kugaragara imbere y'abantu bakamukunda ataravuga, akitwara akagaragara nk'umuhanzi. Umuhanzi ni umuhanzi ubundi ariko uratubwiye ngo hari ibyo agomba gukora. Abantu navuze ko ngo iyo impano niyo ya mbere ubundi. Iyo mpano ufite impano ngiye ni Imana yayitanze, naravutse nsanga mfite impano, byiyumvamo ndanabikunda none mbijyamo cyane. Ubijyamo cyane. Hari igihe abahanzi bamwe na bamwe ujya kumva ugasanga yabaye umuhanzi kubera wenda se yabaye umuhanzi cyane. Ngiye muri famille wacu nta muntu wigeze aba umuhanzi. Impano wa mbere ku Mana. Ni ku Mana kabisa. Gaju ukunda kurya iki? Ngewe ubundi ntabwo nakubeshe ngo hari ibiryo nkunda kuruta ibindi, gusa ibiryo biterwa n'umunsi uko wabyutse, uko haramutse.
biterwa n'amavitamine washatse uwo munsi. Ibiryo byose ariko uko byaba bisa kose bikaba birimo ibishyimbo ku ruhande biba ari sawa cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo umunsi uzaba wambereye umushyitsi, umunsi nzazi wawe ibishyimbo hafi, icyo uzazana cyose ibishyimbo bizaba bihari. Wazana inyama z'inka cyangwa z'inkoko cyangwa z'ihene, ibishyimbo bigomba kuba bihari. Ibishyimbo bigomba kuba bihari. N'abadukurikiye ubwo birumvikana, uzabera umushyitsi, ibishyimbo ntibizabure. Ibishyimbo ntibizabure. Imbwija so umuntu ze imbwija twatuboga twitwa imbwija sometimes ariko ntabwo ari cyane. Dukomeza rero tuvuga ku bijyanye n'ubuhanzi bwawe Gaju, utubwiye ko ari ryari ngo watangiye gukora ubuhanzi nk'umwuga? Nabitangiye uyu mwaka ushize nko mu kwezi kwa 9 nibwo ubundi ngiye nabaga Uganda, nibwo nafashe decision ndavuga ndaje mu rugo ngiye gukora umuziki. Ndabikora biramira, abantu baramenya. Natumiwe banyishyuye kandi ubu ndashaka kubikora cyane, noneho nkabishyiramo imbaraga zindi ntari narabishyizemo kubera ko bitangiye no kwinjiza n'ako kantu, nkabikora cyane. Ni ukuvuga ngo abadukurikiye bamenye ko gukora umwuga w'ubuhanzi bw'uburirimbyi ukabikora nk'uko Kid Gaju abikora, agafaranga kinjira cyane. Ubundi ni ukubikora nk'akazi, kwa kuntu umuntu abyuka akajya kuri petit déjeuner akajya muri banki akirirwa akora. Nanjye nuko ndabyuka mu gitondo nkamenya ni hariho gahunda ya studio, ngomba kujya kuririmba iki muri studio, ngomba kujya shaka akazi ahantu ndi buririmbe, ngomba gukora vocal, ngomba ibintu byose. Nufite nta kazi, ni umwanya wose naho hari umuziki ngewe. Hari n'ikindi kintu umuntu yakwibaza, kuko tubwiye ko mu mwaka wa 2012 aribwo watangiye gukora muzika nk'umwuga, ariko uko tureba nyine mu bukuru bwawe ubwanwa bwavuye, birashoboka ko na mbere yuko ukora muzika nk'umwuga hari undi mwuga wakoraga n'uwo? Undi mwuga narigaga nta bindi, naririmba ariko ndirimba muri church. Kubera ko navutse nsanga mu rugo n'abarokore barakijijwe, nanjye nkurira muri cyacu gutyo kugeza umunsi namuvise ko muzika wantunga, ndavuga reka ibi bintu mbi nagura impano. Kid Gaju wakoze ibitaramo byinshi birumvikana, warakoze n'igitaramo i Huye. Wagikoreye? Twagikoreye hariya bahita Nyaruguru. Ni ikintu mu bintu byanshimishije kugera ahantu hariya bwa mbere mu buzima bwanjye, ngasanga isura yanjye abantu barayizi. Ni ikintu cyane courage cyanashimishije mu buzima pe, ntabwo wabibona ariko nishimye. Kid Gaju wishimye kubona Nyaruguru isura yawe bayizi mu gitaramo warukoreyeho bwa mbere, ariko umaze gukorera ibitaramo byinshi haba muri Kigali, hari igitaramo hanze y'u Rwanda, za Uganda. Cya gitaramo kimwe wibuka uti iki ngiki sinzakibagirwa kugeza igitaramo nagiyemo ndishima, ari launch y'umuhanzi witwa Mico umwaka ushize, nibwo nari ngikora indirimbo yitwa Mama Bebe yanjye ndi njyenyine tarakora remix. Urumva? Yego. Noneho nagize nsanga abantu ndaririmba, abantu barishima, nsanga abantu bakurikiye. Bwa mbere nibwo nabonye indirimbo umuntu agasubiramo ibyo naririmbye. Nicyo kintu cyanshimishe mu buzima nazibagirwa, kuko ibindi bungu nge nabikora ariko nuko nkabasanga abantu barishimye, ariko nuko ndambarana nakoze cyane, noneho nzi ko nibi byanagezeyo. Ariko turimo tunavuga cyane nk'iyo ndirimbo Mama Bebe, ngira ngo ububwira Mama Bebe ngo hataye umwana ngo bimeze bite? Dusubiremo. Ni bwa buzima abantu ushobora gukundana n'umukobwa mukabyarana, cyangwa ukabana n'umugore, ariko Mama Bebe ababyara akagenda n'ubuzima busanzwe. Ngiye ntabwo ari nge byabaye, abantu bazi ko ari nge byabaye, ariko ntabwo ari nge byabaye. Mama Bebe so buri munsi ba Mama Bebe barahari, no mu myaka iza bazaba bahari, no mu myaka yashize bari bahari. So ni ubuzima busanzwe ubundi twaririmbyeho. Ubutumwa bwa Kid Gaju buri mu mutwe akazagenda bikora nk'ibihangano ashaka kugeza kuri rubanda n'ubu. Jewe cyambere nuko abantu ndabasaba gukunda music y'abanyarwanda na music ya Kid Gaju, ko ngiye mfite intego yo gukora umuziki cyane
cyane abantu banjye sinzabatenguha ko banyeretse ko bankunze bashyigikiye ibyo nkora, so nanjye ngomba kubashyiramo imbaraga kugira ngo nzabe nkomeza kubaha ibintu bihiye kandi bisobanutse. Niyo gahunda ihari. Kid Gaju, nta kindi ufite cyo kubwira abari badukurikiye? Numva ikindi nabashimira cyane mwebwe mwantumiye muri, nabashimiye ubundi ndabakunda cyane, gusa bakomeze ba supporting music industry y'Abanyarwanda. Turashoboye kandi ndizera ko tuzagera kure cyane. Namwe abanyamakuru mubidufashijemo. Kid Gaju, ngira ngo ubu si ubwa mbere n'ubwa nyuma tuganira. Bishoboka ko tuzongera tukaganira cyane, kubera ko kuba uri no kuvuga no kubera ko ufite umwuka, wavuze ko Imana rero yaguhaye niyo mpano, ari nayo yaguhaye n'uwo mwuka. Ariko noneho uramutse ugize nk'amahirwe ukamenya ko uwo mwuka n'ubundi uzarangira nk'uko bigendera buri wese, nk'uko na Mandela byamugendekeye mu minsi ishize, uramutse ugize amahirwe kumenya ko usigaranye iminota mike, amasegonda makeya make cyane, umwuka muke uri butume ushobora kuvuga ijambo rimwe cyangwa abiri, icyo gihe wavuga iriye? Nasaba Imana kunyakira tu. Abasigaye ku isi bo bababwira byanjye, abasigaye ku isi nabo nabasaba ko basigara biteguye ko nyine umunsi w'umuntu uragera nyine akagenda. Urakoze Kid Gaju, ko umunsi uzagera nyine. Yes, yeah man, big up, big up, big up. Murakoze. Akapera yindi ya mwisho ya mwisho. Akapera ya yes, nyimbo nyingine. I'm so special, I am supernatural, I'm a good life soldier, a soldier and stronger, yeah. Cool. So don't know the thing this, yo, go on.